ubuhanuzi butubwira ko Afurika izongera gusubirana ubutware ikajya hejuru y'ibihugu byose nkuko byahoze. Ni igihe gusa, ntabwo ari uko bizagenda. Ibaze, Afurika irakize, Afurika ifite urubyiruko, Afurika ifite byose, ariko bakavuga ngo turi abakene. Byibaze nawe, kubera iki? Nta yindi mpamvu rero, buri wese afite icyo abitekerezaho, buri wese afite icyo abivugaho, nanjye reka nkwereke icyo mbivugaho n'icyo mbitekerezaho. Dukeneye ibintu bitatu kugira ngo Afurika yongere isubirane ubutware. Icya mbere, Afurika igomba kugarukira Imana yayo, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Iyo Mana yacu niyo tugomba kugumaho tukayigarukira kugira ngo twongere twigorore nayo isubize ubutware. Abarabu bafite Imana yabo, Abashinwa bafite Imana yabo, Abahinde bafite Imana yabo, Abazungu bafite Imana zabo. Twe dufite iki? Dufite ibishushanyo by'Imana zabo. Kuki dusenga ibishushanyo by'izindi mana, by'Imana z'abandi bantu? Imana yacu ni Imana ifuha. Iyo ibonye twarabye gutyo dusenga ibishushanyo by'izo mana zindi, birayibabaza. Twahiteye umugongo, ariko igihe nk'iki kirageze kugira ngo dukanguke tuve muri ibyo bishushanyo, dusenga Imana yacu yongere dusubize ubutware. Kuko ntabwo wambwira ukuntu ureka Imana yawe, Imana nyamana, ukajya gusenga ibishushanyo by'Imana z'abandi bantu. Niyo mpamvu ya Mana nyamana yawe izawureka gushyira mu maboko yawe babisha bakwigaruriye, kuko nyine uri munsi y'ibishushanyo by'Imana zabo. Ikindi kintu cya kabiri rero kigiye kunga Abanyafurika, mvuga nkwenza abantu, ni ukuvuga ngo ibintu byo gusunika ubutinganyi muri Afurika tuzi neza ko ari bibi, ariko ku rundi ruhande ni byiza kuko bizunga Abanyafurika, bizatuma dukanguka turebe umwanzi uwo ari we ushaka kuza gushyiramo ibyo bintu, kuko bizafungura amaso ya benshi. Ubuhanuzi bugomba gusohoza uko bwagenze, ariko uko bagenda basunika ibyo bintu muri Afurika, niko Abanyafurika bagenda bakanguka bavuga ati ibintu ko tutari tubizi mu mico yacu, kubera icyo bari kubiduhatira. Impamvu rero ibintu bizunga Abanyafurika no kubera iki? Mu muco w'Abanyafurika tuzi ko Abanyafurika bakunda abagore. Ibyo ntabwo ari ibanga. Ni ukuvuga ngo ufasha Afurika, urayibye, urayisahuye, uyinya amafaranga, uyitera ubukene. None urimo uragaruka ubwira Abanyafurika mureke n'abagore. Ibyo ni ibintu bigaragarira buri wese ko inyungu z'Umunyafurika abona ko ziri kuhazaharira. Inyungu ze kumubuza urwo rugwiro n'urukundo bafitiye abagore, ukamuzana n'ubutinganyi nk'umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Ibyo bintu ntibizashoboka. Ariyo mpamvu muri ibihugu byose byivuye inyuma, yaba Uganda, za Kenya, za Ghana, ibihugu byose biri guhaguruka bikumira, bisunika, bisubizayo ubwo butinganyi. Ibyo rero bitwereka ko mu muco w'Abanyafurika ibyo bintu ntabwo ari ibyacu. Abandi babyumva neza bakagendera nko kuri urwo rugero, niko Afurika izaza igarukira isanga Imana nyamana, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo. Noneho tugasunika ibyo bico by'abanyamahanga, bizatuma twiyunga tukaba umwe. Ariyo mpamvu ubona Abanyafurika babikomeyeho, bari kubikumira, babisubizayo iyo byavuye, kuko ntabwo wakwaka umuntu ibyishimo bye ngo umuvaneho amafaranga, umutere ubukene, nurangiza umubwira uti vana no ku mugore akwemere. Ku Munyafurika ndabizi ko bazarwana ahubwo bagaragara, kuko ntabwo bishoboka ko Umunyafurika uzumuha ibyo bintu byose, waramuvanye ubukungu, waramuteye ubukene, noneho nguze umuvano n'akantu ka nyuma yari asigaranye, ibyishimo byo kuba mu buzima yishimye n'ubwo akene, ariko umurekere umuco we. Kubw'iyo mpamvu nkaba mbona ari ikintu baragerageje, twarabibonye uko byagenze. Ubu bari kwiga izindi ngamba uko bazagaruka bagakanya ingufu, ariko noneho ibiri kuba muri Afurika, ububyutse buri kuba, ukuntu Abanyafurika bari kureba umwanzi ninde, kuki duhora duciwemo ibice turwana. Uyu muzungu ni ukubera iki ashaka kutuzanira ibi bintu, kandi tuzi ko ijambo ry'Imana ritubwira ko kiriya ari ikizira.
umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ni ikintu Imana yanga urunuka ivuga iti ni ibizira, ni ikizira. Kubw'iyo mpamvu tukaba dushimira abanyafurika bagenda babisubiza iwabo, kuko twese tugenda tubona ko umuzungu ibyo yahishaga aduteza bibi nta kibihishira, ahubwo ashaka kubishyira ahagaragara, ariko kwigaragaza kwe tukazamumenya, tukamwivunira hamwe nk'umwanzi w'abirabura b'abanyafurika. Ikindi rero kigiye kunga abanyafurika ni iki? Ni izi ntambara nanone abazungu bashaka kuzana muri Afurika. Izi ntambara rero zizunga abanyafurika gute? Izi ntambara abazungu bashaka kuzana muri Afurika ni nk'ubugesera, bazaba bakoresheje agati mu ntozi, kuko ntabwo bazi abanyafurika iyo barakaye ku bizagera. Abantu benshi bashobora kuba bavuga nta nikere mufite, nta pfu mufite, ntaki. Ariko wibuke ko nibashaka kuzana ziriya ntambara bazaza kuzikora muri Afurika, ntabwo bazaza baba bari iwabo mu Burayi. Kubw'iyo mpamvu nakubwira ntabwo nari nzi ko abanyafurika bashobora kuza hamwe, ariko urabona ibyo abazungu bashaka kwanisha bazana intambara muri Afurika, wabonye ukuntu biri kugenda byunga abanyafurika bibashyira hamwe. Iyo utoteje mugenzi wanjye, mbona hari ikintu duhuriyeho, nkabona uri kumutoteza, ni ukuvuga ngo numuvaho uzaza nanjye kuri njyewe, kuko ibyo bizatuma abanyafurika bajya hamwe, kuko bazaba bazi ko umwanzi wabo ni umwe. Dufate nk'urugero rw'Abarabu. Abarabu twari tuzi ko ari abantu bashyize hamwe, ariko ibyabaye kuri Kadafi byatweretse ko ni mu magambo gusa. Baramukubise, baramwica, ubwo bamwishe twarabonye Abarabu bose bicaye bicishije. Ariko abanyafurika kubera ko biri kuza mu bihe byanditswe byahanuwe, abanyafurika bari kuza bajya hamwe. Ntabwo twumvaga ko abanyafurika bashobora kuza hamwe bajya umujyi umwe nk'ibiri kuba muri Afurika biyunga. Ni ukuvuga ngo bya bihe Imana yavuze ko ubwoko bwa Yuda, abirabura bari muri Amerika, n'ubwo icyo bavuga bwabuze bwaburi muri Afurika, bari kugenda bakanguka baza bishyira hamwe kugira ngo bivunire umwanzi hamwe. Ibyo rero bikatwereka ko ubuhanuzi buri gusoza, kuko uko byatangiye niko bigiye kurangira. Abarabu baza gufatanya n'abazungu kugurisha abirabura, aribo bucakara bwabaye muri Amerika. Ubu rero ni ukuvuga ngo Abarabu nanone basa nk'aho bishyira mu myanya, ariko abazungu bari kugenda bagwa. Ni ukuvuga ngo abazungu nibagwa bazagwa n'Abarabu, noneho abirabura bongere bajye hejuru. Nibwo buhanuzi, nibwo utari nabizi umenye, kuko ni igihe gusa, ntabwo bizagenda gute, ntabwo ari bizagenda gute, kuko Imana yarabyanditse, Imana yarabivuze ko ubwoko bwayo nibwongera kuyishaka bukayigarukira, tugakurikiza amategeko y'Imana, Imana izongera dusubize ubutware tujye hejuru y'ibyo bihugu byose. Akaba ariyo mpamvu rero ubona hari ububyutse bukomeye, abantu bose bagenda bamenya uko byagenze, impamvu basenga ibishushanyo, impamvu bari aho bari uyu munsi, bakaba batangiye gukanguka. Ariyo mpamvu ubona duhozaho twigisha ukuri, kugira ngo abantu bakanguke bave muri iyo minyururu y'ibinyoma bashyizwemo n'abazungu, kuko abazungu tuzi ko ibintu byose babihinduye. Noneho abantu bamara gusobanukirwa, urabona ni ibintu bishobora kuzafata igihe. Ariyo mpamvu ubona abazungu nabo bakataje na gahunda zabo, yaba biriya bintu bashyize mu bantu muri za 2019, 2020, biriya bintu byose babishyize mu bantu kugira ngo bakomeze basinziriye, noneho bagumane ubutware, kuko abantu benshi muri Afurika baracyasinzire turabizi, ariko bake bake bari kugenda bakanguka. Niyo mpamvu nk'uko wafata umwambi umwe ukawukongeza ukurikiranye n'indi myambi 100 cyangwa 1000, uragenda wotsa umwe undi wotsa undi wotsa undi. Niyo mpamvu nta mpungenge tuzi ubuhanuzi ko wa mwambi kwakure rwa rumuri rugenda ruza mu muntu umwe ruzakongeza undi, twese dukanguke. Ubwo nibwo bubyutse buzaza muri no minsi iri imbere. Umuzungu rero ntabwo bimushimisha, kuko twese nitumara gukanguka turi mu kuri, turi mu rukundo, cyane cyane rero urukundo ruzajya mu Banyafurika. Urwango ruri mu Banyafurika ruzahinduka urukundo mu Banyafurika, kuko ntabwo nibaza ko urwango n'uburyarya Abanyafurika bagirirana ariyo karande, ariwo muco wacu, ahubwo kugira ngo abazungu batugezaho. Uzi imyaka byabatwaye 900, iyo myaka byabatwaye.
ariyo mpamvu nyavuga ni ya myaka Kristo azaza agategeka imyaka 1000 niyo myaka kongera kugira ngo twigorore tugire rwa rukundo twongere tuba abantu. Uribaza kugira ngo twongere tuba abantu imyaka 1000 bizafata. Urumva ko badushyize mu rwobo barenza itaka barapfundikira barataba, ariko bibagirwako turi imbuto, turi ingemwe zongera gushibuka tukamera. Ibyo rero nibyo badashaka. Bashaka kurwana n'ubuhanuzi kugira ngo bakumire ntibusohoze, ariko ntushobora kurwana n'ubuhanuzi bw'Imana. Ubwo mpamvu rero abamubwira ni kanguka, ukanguka ushaka ijambo ry'Imana, ujye mu bubyutse, ujye mu kuri, usenga Imana mu kuri no mu mwuka, kugira ngo nawe utazasigara inyuma, utazisanga warabaswe n'ibinyoma abazungu bari gutegura ubu kugira ngo bongere bigarura abanyafurika n'abirabura muri rusange. Uko rero niko bimeze. Tuzi neza ko Afurika igiye kongera ikajya hamwe, abanyafurika bakiyunga, bakongera gusagwa n'urukundo rwabo kuko Imana yatweretse kera tutarayivaho. Ni rwo rukundo rugiye kugaruka mu bantu, noneho Imana yongera iduhe ubutware tuyobora isi yose turi kumwe n'Umwami wacu n'Umukiza Kristo ari we Yeshua Hamashiach. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.